Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wa Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cy'ijana na 98, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO nibwo tukiganiraho. Reka dusenge. Data wera, Mana igira neza, Mana ikomeye, Imana y'icyubahiro, Imana y'imbaraga, Imana ifite ubutware, dushyize hejuru izina ryawe, dushyize hejuru kugira neza kwawe, dushyize hejuru gukomera kwawe. Uri Imana ikomeye cyane, uri Imana itavangiye. Haleluya. Uri Imana itavangirwa, uri Imana itavangavanga, uri Imana nyamana. Turasenga muri aka kanya tuzi imbere yawe kugira ngo tweze kandi dutunganye, dukuremo gukiranirwa kwacu kose n'intege nke zacu zose. Turasenga mu izina rya Yesu ngo Mwuka wera amanukiye kutwigisha, Mwuka wera amanukiye kuduhindura, Mwuka wera amaze amanukire kutwemeza byo gukiranirwa kwacu, kandi amanukiye kutwereka inzira yo gukiranuka no gutunganira. Mu izina rya Yesu amatwi yacu afungurwe nawe, amaso yacu ahumurwe nawe, imitima yacu yasamire guhazwa na Mwuka wawe wera. Mu izina rya Yesu KRISTO turakwinginga Uwiteka Mwami Imana Data wa twese, ngo izina ryawe ryo ryubahwa gusa mu buzima bwacu, ubwami bwawe gusa ari bwo buza mu buzima bwacu. Haleluya. Ngo ibyo ushaka gusa ari byo bibaho mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu KRISTO. Izina ryawe ryo rishyirwa hejuru gusa Data wera. Haleluya. Ubwami gusa bwawe bwo buza mu izina rya Yesu KRISTO. Ibyo ushaka gusa Data wera bari byo bibaho mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu KRISTO. Ijambo ryawe riduhindure, ijambo ryawe ritweze, ijambo ryawe dutandukanye n'ibyaha byose no gukiranirwa kose. Riduhe gutekereza nk'uko utekereza, nk'uko ushaka kandi nk'uko twifuza ko dutekereza. Mu izina rya Yesu KRISTO niko tubisabye twizeye kandi duciye bugufi. Amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 9 murongo wa 46 kugeza kwa 48. Haravuga ngo bajya impaka z'umukuru wabo uwo ari we, ariko Yesu amenya ibyo bibwira mu mitima yabo, azana umwana muto amuhagarika iruhande rwe, arababwira ati, uwemera uyu mwana muto mu izina ryanjye nijye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye n'uwantumye, kuko uworoheje muri mwe hanyuma y'abandi bose ari we mukuru. Ibyo buri Luka ibice 9 murongo wa 46 kugeza kwa 48. Ninde mukuru? Ninde mukuru? Mu gihe isi igezemo gutangarira bimenya bose, no mu gihe bamwe n'ubundi bakiri kwiga uko bayibamo, bisa nkaho ubwenge butakitaweho, ahubwo ibivugwa n'abakomeye ari byo byitabwaho. Muri iyi si kugira ngo witwe ukomeye bisaba kuba ufite ibyo uzi gukora neza kurusha abandi. Ugomba kuba ubarusha. Hari bamwe bakomera, abandi bagasigara ari abo kubakomera amashyi, nta kindi bakora ari uko nyine bati naka Imana aramuzamuye. Yesu atwigisha ko umuntu wese yaba ukomeye aramutse yemeye kuba uworoheje hanyuma y'abandi. Mu yandi magambo bisaba guhinduka umugaragu wa bagenzi bawe. Icyo nicyo bita gukomera mu bwami bw'Imana. Muri Matayo ibice 20 murongo 26 kugeza kwa 28 haravuga ngo, ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba umukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu. Nk'uko umwana w'umuntu nataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku inshungu ya benshi. Ibyo biri muri Matayo ibice 20 murongo wa 26 kugeza kwa 28. Hari isomo dukura muri iyi nkuru hano. Niba umukuru ari umugaragu wa bagenzi we, ibyo bivuze ko umuntu akuzwa no gukorera abandi. Nyamara bijya bigorana kubikora kuruta kubivuga, kuko hariho igihe bisa naho ari wowe wenyine yarekera ibintu byose, hanyuma abandi bagategereza yuko uza kugira ngo habe hari icyo wakora. Nyamara rero ukuri kw'ibintu ni uku nguku. Nukora ibyo abandi banze gukora kandi bikwiriye gukorwa, uba uwigisha gukora neza. Bituma igihe cyose babonye ubwiza bwabyo bakwigana, maze ibyo ubwabyo bikabera ubuhamya bw'ibyo ubarusha no gukomera kwawe. Ariko nanone batagira icyo bakora ndetse bakananga kukwigana, nabwo wabihamirije isumbwe ubarusha, kuko hari ibyo babona bikwiye gukorwa maze ntibabikore, akaba ari we wenyine ubikora. Muri make bakagutegereza ngo bari ubikora. Aho naho babihamirije kuri bo isumbwe ubarusha. Ubwo nta kibi kiri mu gukora neza. Icyo ubona gikwiriye gukorwa cyiza ni amahirwe Imana ibiguhaye yo gukura.
ntukanirwe gukora ibyo abandi bakora, ntukarwanire gukora ibyo abandi bakora, oya, ahubwo urwanire gukora ya mirimo myiza abandi bita iciye bugufi, kuko nukora utyo nibwo ingororano zawe zizaba nyinshi mu ijuru. Wibuke ko Yesu yavuze abantu bitwa abana b'Imana atari uko bakoze ibyo abandi bakora, ahubwo abantu bitwa abana b'Imana iyo bakoze ibyo abandi bose batinya gukora, iyo bakunze abanzi babo, iyo bemeye kuguza aba bantu bazi neza ko batazabishyura, iyo bemeye gutanga nta kindi kintu bategereje bazakuramo. Haleluya! Uko niko kwitwa umwana w'Imana. Kwitwa umwana w'Imana ntabwo ari kujya kurwana imirimo yo mu rusengero yandi ituma abantu bose bamenyekana, oya, ni ukujya kujya gushaka ya mirimo yo mu rusengero abantu batanamenye, ushobora no kuzakora ntibazamenye ko wayikoze. Iyo ngiyo nihesha umuntu umugisha mwinshi cyane mu ijuru, kuko ngo nta wundi muntu uzayiguhembera, Imana yonyine izayiguhembera. Imirimo abandi bantu batazamenya ko wakoze, Imana yonyine ikaba izamenya ko wayikoze. Iyo ngiyo niyo uzahemberwa kuruta yindi abantu bakonye ukora. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Data twese turagushimye, turaguhimbaza, dushimye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe, tugushimira ijambo ryawe ko ari ukuri. Turasenga kugira ngo duhe imitima iciye bugufi, imitima yemera Data wera gukorera bagenzi bacu. Yego Mana, tubashishe ko bagaragu ba bagenzi bacu, kwikwana urukundo no kwikorana guca bugufi. Tubashishe kwihutira kubona ibikwiye gukorwa, tubikore tudategereje ko abandi baza kugira ngo tubasiganye. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinze ngo dukuze mu buryo bw'umwuka butuma dufata ibyemezo by'abantu bakuru, atari ibyemezo by'abana mu mwuka baba bategereje ko abandi bagira icyo bakora kugira ngo niba ibikorwa bikorwe. Tubabarire Mana aho twagaragaje intege nke, aho twagaragaje ubwana, aho twagaragaje kurangara, hose mwe Mana watubabarire. Ngo komeza utugire neza Data wera, komeza utweze kandi utunganye, komeza utwereke kugira neza kwawe Mana, komeza utwuze gukiranukira no gutunganira. Reka ubwiza bwawe bukomeze ukanganira ku buzima bwacu, kandi mwe Mana amagambo yawe meza akomeza twuzure. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, ubane natwe kandi utugire neza Data wera. Mu izina rya Yesu Kristo ushyirwe hejuru Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi turisanga muri Matayo ibice 7:12 havuga ngo, nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Ibyo biri muri Matayo ibice 7:12. Uwiteka guha umugisha wo kwifatanya natwe kumva ijambo ry'Imana. Imana ibane nawe, kuko Imana isumba byose kugumane nawe. Ndagusaba umugisha mu byo ukora byose, ndagusaba umugisha mu byo urimo byose. Ndakwingingira Imana kugira ngo umwuka w'Imana abane nawe, akubashe kumva Imana, akubashe kwitunganira, akubashe kugenda nk'uko ishaka. Imana ikubashe kumva ijwi ryayo mu bihe byose, wita kubashe kumwumvira mu byo ukora byose. Mu izina rya Yesu Kristo ntukananirwe mu nzira, ntugacike intege mu nzira. Ndagusaba cyane ngo umutima wawe uzwe guca bugufi n'urukundo biturutse ku Mana. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo ndongera mbisubiremo, ndagusaba ngo umutima wawe uzwe guca bugufi n'urukundo biturutse ku Mana. Mu izina rya Yesu Kristo Imana iguha umugisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.